Ndakuramukije amahoro y'Imana n'abane nawe inshuti y'umusaraba. Ndizera ko umeze neza, ndizera ko ukomeye, ndizera ko Imana ihaye amahoro menshi umutima wawe. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro ibanga ry'ubutsinzi duhora tubashyikiriza. Mbanje kugushimira wowe uwakoze subscribe kuri iyi channel, nawe ubaye utarayikora wayikora, kugira ngo tujye tubana ku munsi dushyizeho ikiganiro ujye uba mu ba mbere mu bakibona. Imana irabiguhera umugisha. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi Imana iduhaye. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni ibice 21. Duhere ku murongo waho wa 37. Luka 21:37 haravuze ngo iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Ndagira ngo nsubiremo iri jambo ry'Imana. Iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akazamuka umusozi witwa Elayono. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Tujye hejuru gatoya umurongo wa 36 ukurikirana n'uyu wa 37 twumve. Nuko rero mujye muba amaso, musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubabaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ryitwa kuba mu bihe byo gusenga. Kuba mu bihe byo gusenga niryo jambo tugiye kuvugaho. Abantu benshi bitwa ngo barasenga ariko ntibasenga. Buriya gusenga ntabwo birangirira mu rusengero. Gusenga ntabwo birangirira mu materaniro. Mu materaniro ni byiza kujyayo ukaba mu materaniro y'abera, ariko ni byiza no kugira umusozi wawe wihereraho. Ukagira umusozi wawe wihereraho, ugapfukama, ugasenga, usaba Imana imbaraga. Ngiri banga Yesu yakoresheje. Yesu ngo yirirwaga mu rusengero yigisha, abamushakaga kumwumva bari benshi. Yarafite amagambo arimo amavuta, yarafite amagambo y'ubwenge, yarafite ibitangaza muri we. Nukuri yarahuruhuraga, abantu benshi bahuraga bararuhukaga. Ariko ibyo byose yabikuraga hehe? Yabikuraga muri bya bihe byiwe byo gusenga yabanagamo n'Imana. Yarafite systeme yo gusenga kwiwe ku mwihariko. Mu gihe avuye mu bantu yajyaga imbere y'Imana akajya kwiherera. Mu gihe avuye mu rusengero yajyaga imbere y'Imana akajya kwiherera. Yari afite umusozi asengeraho witwa Elayono. Uyu musozi wari umusozi wiwe, yajyaga araraho ashakaho amavuta, asenga yinginga Imana imushoboze ibikorwa yarariko arakora. Gomba gucungura isi, gomba gutanga ubugingo, gomba kubabarira abantu ibyaha. Ariko ibyo yabiheshwaga nuko yabaye imbere y'Imana, yagiye gusenga, kajya ku musozi Elayono gusenga, akabwira Imana ati nubwo ndi umwana wawe nkeneye imbaraga, nubwo ndi umwana wawe ntabwo ibi nabishobora, ndakeneye imbaraga, mpereza imbaraga, mpereza amavuta. Abantu baragoye, abantu ntibumva,
bantu kandi koko burya baragoye, abantu kubabwira biragoye, abantu kubigisha ntibumva, abantu kubana n'abantu biragoye. Yesu rero ntabwo byari kushoboka ngo bimushobokere atagiye akoresha ibanga ryo kuba imbere y'Imana, akajya imbere y'Imana akajya gusenga. Bibiliya ivuga ngo nuko rero gusenga kwiwe byatumye Imana imukoresha ibintu bikomeye cyane. Reka nkubwire mwene data, nusenga Imana izagukoresha ibintu bikomeye. Nusenga nta kintu utazakoreshwa n'Imana. Nusenga ntabwo uzakorwa n'isoni. Nusenga uzahabwa imbaraga. Nusenga uzakomezwa. Nusenga uzagera kure. Nusenga uzahabwa amavuta. Nusenga uzahishurirwa byinshi. Yesu gusenga kwiwe kwamuheshaga kubona byinshi mu bantu, kwamuheshaga gukora ibintu byinshi mu bantu, kwamuheshaga kwihanganira abantu, kwamuheshaga yahuraga n'ibibazo muri rivuga butumwa muri uyu muhamagaro, ariko akihangana kubera afite ibanga ryo gusenga. Urankurikiye, ukurikiye iyi video, wenda uri umupishopo, Imana yakugiriye neza, iguha irakuzamura, iguha urusengero, iguha titire, ariko nagira ngo nkubwire ngo ibanga ryo gusenga nturitakaze. Hari abantu bamwe batajya bemera ibintu byo gusenga, ariko nagira ngo nkubwire ngo gusenga niho honyine umukristo akura imbaraga, niho honyine umukozi akura imbaraga, niho honyine umukristo akura imbaraga, niho honyine uwizera akura imbaraga. Kuko iyi si harimo ibikamura byinshi. Uri umwaposo, uri umurevera, uri umupasiteri, uri umuevangeliste, nagira ngo nkubwire ngo nta yindi ntwaro ukwiye gukoresha uretse intwaro yo gusenga. Kuko nusenga uzakoreshwa ibikomeye. Yesu yarasenze ngo yari afite ukuntu yiherera. Birashoboka ushobora kuba udafite umusozi nawe wasengeraho, ariko iwawe nagira ngo nkubwire ngo burya wahakora umusozi. Iwawe mu cyumba cyawe wahakora umusozi, ukajya upfukama, ugashyiraho akarago ugapfukama, ukaba ari umusozi wawe wo kwihereraho n'Imana. Washaka ukawuha izina ryawo, washaka ukawita Elayono iwawe, ugasenga. Uko nudasenga uzasengera. Ariko iyo usenga uhabwa imbaraga, iyo usenga urahishurirwa, iyo usenga urakomera. N'ibiguciye intege mu muhamagaro ntabwo heza ngo ubyumve, ntabwo heza ngo ubihe agaciro, urabisuzugura kubera wahawe imbaraga mu bihe byo gusenga. Mwifurije kuba mu bihe byo gusenga, mwifurije kwambara imbaraga mu bihe byo gusenga, mwifurije gukomerera mu bihe byo gusenga, mwifurije guhishurirwa ibanga ryo gusenga. Kuko gusenga ni irindi banga. Uri umukristo, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzashobora gukizwa muri iyi minsi utari umuntu wayobotse inzira yo gusenga. Uri umuririmbyi, ntabwo uzashobora gukora icyo gikorwa utayobotse inzira yo gusenga. Umva, uri umuvugabutumwa usanzwe, ntabwo uzabishobora utayobotse inzira yo gusenga. Buri ministeri yose ukoreramo ikurimwo ntabwo uzayishobora utayobotse inzira yo gusenga. Umva, ndeka nkubwire, hishurirwa ibanga ryo gusenga. Usenge uzabona ibyiza, nusenga uzahabwa imbaraga. Yesu yarabwiye abigishwa bari kumwe, bari mu kwibaza ukuntu asenga cyane, arababwira ngo ndababwira ukuri, mukwiye namwe guhora musenga, mukwiye namwe kuguma mu bihe byo gusenga, kugira ngo muzashobore gutsinda, kugira ngo muzashobore guhangana, kugira ngo mutazakorwa n'isoni, kugira ngo muzaneshe, kugira ngo muzagere kure. Mukwiye kuba mu bihe byo gusenga. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, ukwiye kuba mu bihe byo gusenga kugira ngo uzakomere mu bintu by'Imana. Ukwiye gusenga. Gukizwa ni kimwe, no kongeraho iyindi ntwaro yitwa gusenga ni ikindi. Injira mu bihe byo gusenga. Iyo usenze imitego ivaho, iyo usenze uhishurirwa byinshi, iyo usenze umenya amakuru menshi, iyo wasenze ntabwo ukorwa n'isoni. Mwifurije kuba mu bihe byo gusenga.
Imana nikugirire neza. Data ndagushimira kubwira ijambo, reka riherekezwa n'imbaraga zawe. Umwami wacu Yesu Kristo watwibiye ibanga uratubwira ngo dukwiye kuhora dusenga. Nawe niyo ntwaro wari ufite ubwo wayirirwaga mu rusengero, ariko ukajya kurara ku musozi usenga usaba imbaraga. Reka utanga imbaraga mu bakozi, reka utanga imbaraga mu bakristo, reka utanga ububyutse mu itorero. Abantu bongere bahaguruka, abantu bongere bahembuke, abantu bongere ubibutse ihamagarwa ryabo. Haleluya! Imbaraga zawe zongere zimanuke, maze abantu bongere bagire inyota yo kugushaka no kukubaha ndetse no kugusenga. Urakoze Mana, ndagushimira mu izina rya Yesu. Amen. Imana niguha umugisha, Imana nikugirire neza. Iyi video ushobora kuyisangiza inshuti zawe. Imana iguha umugisha.